Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ikomeze ibiteho kandi bagiriye neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni cyawe. Ciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho, twejesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe utugirire neza, ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 409 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yesu araduhamagara ati nimubyuku ibisarurwa bireze, usarurira ninde? Uwamagawe na Yesu ni wowe ubwawashaka, umwita bisha umutima, uti mwami nyakira. Ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu, abaguye bari hafi n'abazimiye nabo. Umurimo uradutota, dufite umwete muke, nuburi intege umusange, uti mwami mfasha ubu. Nubwo utazigushomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, ntukumwinginga agufashe, uti mwami nyigisha. Hataboneka muri twe uvuga ko ananiwe, udushoboza ni Yesu, gukunda ibyiza byose. Dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete, maze ishize tuzavuge tuti mwami utwakire. Dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete, maze ishize tuzavuge tuti mwami utwakire. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice 28 guhera ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Reka nsome mu izina rya Yesu.
Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko dusangira iri jambo Yesu atuma abigishwa be. Ahangaha ni igihe Yesu yari amaze kuzuka avuye mu bapfuye, arangije rero atuma abigishwa be kugira ngo bagende mu mahanga yose, bagende babwire abantu ibya Yesu, bagende babwire abantu ko Yesu ari muzima, ko Yesu yazutse, ko Yesu akiriho kandi ko Yesu akora. Bagende babwire abantu inkuru ya Yesu, n'abataramumenya nabo bamenye ko Yesu ariho. Nifuje rero ko tuganirira ijambo kuko numvaga ari ryo riri kumfasha kugira ngo namwe mbabwire. Ni twebwe bigishwa b'iki gihe dukwiye gukora uyu murimo, tukabwira abantu ibya Yesu, tukababwira Yesu ko ariho. Ni ukuri tugakora umurimo w'Imana uko dushoboye. Ntabwo bisaba kuba umuntu azi kuvuga cyane, ntabwo bisaba ko umuntu yarasomye Bibiliya cyane, ntabwo bisaba ko umuntu azi kuririmba neza cyane, ahubwo umuntu wese yavuga Yesu, umuntu wese yavuga Yesu ko ariho, umuntu wese yavuga Yesu ko akora, umuntu wese ni ukuri yavuga ibya Yesu. Imana itugirire neza kandi dufashe, kandi iduhe imbaraga kugira ngo tuvuge ibyayo. Ni ukuri kubera ko yaduhamagariye kuvuga ibyayo, kandi indirimbo yatubwiye ngo Yesu araduhamagara ngo ni mu byuka ubu, ngo ibisarurwa bireze, ngo unsarurira ninde. Buri wese nahaguruke aho ari. Ni ukuri aho ukora, mu mugendana, mu baturanyi, mu nshuti zawe, uhaguruka. Ni ukuri ukora umurimo w'Imana, ubwira abantu ibya Yesu. Ni ukuri nawe Yesu azaguhemba. Ni ukuri umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo tumukorere azaduhemba. Ni ukuri nawe nubikora neza kandi ukabikora ubikunze kandi ukiranutse, ni ukuri nawe uzahembwa. Kandi hari indirimbo twayaga turirimba ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo, ngo ubikore neza ngo wirebere nawe. Ni ukuri gukorera Imana nta gihombo kirimo, bikore neza kandi uzabona inyungu nyinshi, kandi uzabona ko ari iby'umumaro kandi ari iby'agaciro, kandi ni ukuri Yesu azaduhemba. Ngo kandi ngo ntuzahere kure cyane ngo wamamaze ibya Yesu, ngo abaguye bari hafi. Aho hafi yawe, aho utuye, mu mugendana, ni ukuri wabwira abantu ibya Yesu, kubera ko hari abantu batari bamenya Yesu, hari abantu babyumva gutyo gusa bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Ni wowe rero wo kubabwira. Ni ukuri wowe unkurikiranye uyu mugoroba, ndakwinginga kugira ngo ubwire abantu ibya Yesu, ubwire abantu ibya Yesu witwara neza, wera imbuto zikwiriye abihannye. Ni ukuri ukora imirimo myiza, nabyo wabikora uvuga ubutumwa, ubwira abantu ko Yesu ababarira, ubwira abantu ko Yesu ariho, ubwira abantu ko Yesu yazutse, ubwira abantu ko Yesu atanga amahoro mu mutima. Ni ukuri ntuhere kure cyane, hera aho ngaho, mu rugo iwawe, aho utuye, mu kazi ukora, mu mugendana, ubwira abantu ibya Yesu. Ni ukuri gukorera Imana nta gihombo kirimo, kandi ni ukuri uzabibona. Ngo nubwo utazi gushyomoka kandi nubwo utari umuhanga, bimwe nahoze mbabwira, nubwo utazi kuvuga cyane, nubwo utari umuhanga mu bya Yesu, nubwo mbega utasoma ijambo ry'Imana ngo usome Bibiliya uyirangize, ariko hari icyo wabwira abantu.
nguhamya gusa ko Yesu ababarira. Bwira abantu ko Yesu ababarira, ubabwire ibyo yagukoreye. Ni ukuri buri muntu wese afite icyo yabwira abantu, icyo Imana yagiye mukorera, kandi ikintu cy'ingenzi dufite nuko turi bazima, nuko Imana yaduhaye umwuka wo guhumeka, kandi ni ukuri idusabye ikiguzi ntabwo twabona icyo tuyishyura. Niyo mpamvu rero nkwinginga kugira ngo nawe ubwire abantu ibya Yesu, ubabwire ko Yesu ababarira, ubabwire ibyo yagukoreye. Hari byinshi, hari abo yakijije indwara, hari abo yakuye mu gahinda gakabije, hari abo yakuye mu bwihebe, hari abo yahaye amahoro yo mu mutima. Ni ukuri bwira abantu ibya Yesu, ubabwire Yesu ko ababarira, ubabwire Yesu ko atanga amahoro yo mu mutima, ubabwire Yesu ko aruhura. Ni ukuri aruhura abababaye, aruhura abarwaye, aruhura abafite intimba n'agahinda. Ni ukuri bwira abantu ibya Yesu, nawe uzabona inyungu nyinshi, kandi ngo tumukorere azaduhemba. Ngo kandi hatagira muri twe ngo uvuga ko ananiwe, ngo udushoboza ni Yesu. Ni ukuri ntuvuge ko unaniwe, udushoboza ni Yesu. Niwe wagushoboza kubwira abantu, ahubwo wowe icyo usabwa ni umusaba imbaraga, musaba imbaraga. Yesu aguha imbaraga kugira ngo ubashe kubwira abantu ibye, kandi aragushoboza, kuko yabwiye abigishwa be muri iri jambo twasomye ngo nimugende mu mahanga yose, ngo mubabwire, ngo mubigishe, ngo mubatize, ngo kandi ngo ndi kumwe namwe iminsi yose. Natwe rero Yesu ari kumwe natwe. Icyo usabwa ni ukumusaba imbaraga, ubundi ukambara imbaraga, ukavuga ibye wambaye imbaraga. Kandi ni ukuri tumukorera azaduhemba, kandi gukorera Imana nta gihombo kirimo. Ubikore neza, wirebere nawe. Imana itugirire neza rero. Buri wese nakora uko ashoboye. Ushoboye kuririmba naririmbe, ushoboye gusenga no kwinginga n'inginge, ushoboye kwigisha ijambo ry'Imana nabikore, ushoboye gukora imirimo myiza nabikore, ushoboye kubwira abantu ibintu bigiye bitandukanye, ushoboye kugenda yerera imbuto abandi nabikore. Buri wese nakore uko ashobojwe, kandi agende uko imbaraga ze zingana. Ni ukuri ntibisaba imbaraga nyinshi. Imana itugirire neza rero. Reka nsenge, kandi ni ukuri Imana ikomeze ibashoboze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimiye ko ubanye natwe muri aka kanya, kandi ijambo ryawe ritubwiye yuko tugenda tukabwira amahanga yose ibyawe, tugenda tukabwira amahanga yose tukayigisha ibyo wasize utwigishije, ibyo wasize utubwiye. Kandi ni ukuri utwemerera kuzabana natwe. Kandi umuririmbyi yavuze ngo hatagira uvuga muri twe ko ananiwe, ngo udushoboza ni Yesu. Mwami, tugufite dufite byose. Duhe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ambika imbaraga buri muntu wese unkurikiranye, buri wese agenda avuga ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ukomeze unyambike imbaraga kugira ngo mbashe kukuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turakwinginze uduhe imbaraga kugira ngo tubwire amahanga kuri Imana ikora, kuri Imana itanga amahoro, kuri Imana itanga umutuzo, kuri Imana itanga ibyishimo n'umunezero, kuri Imana ikiza indwara. Ni ukuri bikoreye kwiyubahisha. Data mwiza rero, dusengeye abarwayi nabo bakize Mwami, bakozeho ukuboko kwawe gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Ngo wa mugore wari umaze ngo imyaka 12 ngo ari mugongo, ubwo wari utambutse ugiye gukiza umwana wa Yayiro, ngo arangije ngo agukoraho, ngo urangije ngo uravuga ngo ninde unkozeho, uko numva imbaraga imvuyemo. Ngo abigishwa batangira kuvuga ngo ariko aba bantu bangana gutya koko, ngo ubwiwe n'iki ko hari umuntu ugukozeho. Urangije ngo uravuga ngo hari umuntu unkozeho. Ngo umugore ngo arangije avuga ngo ni njyewe. Urangije aramubwira ngo bimubere uko yizeye. Natwe turakwinginze kugira ngo Mwami Imana ukize abarwayi aho baherereye hose mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukize n'imitima, kubera ko hari benshi bafite agahinda, bafite umubabaro, bahangayitse. Mana, nabo bakize, kandi utanga amahoro yo mu mutima.
kandi dusengeye isi utanga amahoro mu mutima, kandi dusengeye itorero kugira ngo ugabanye abarimbuka wongere abakizwa, abari mu bidafite umumaro ubakureyo mu izina rya Yesu, ngo turindire ubugingo. Ariko Mwami, nta nubwo twabura kukwereka abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nabo bari kukwakira Mwami, kandi ukomeze utuganirize Mwami Mana, utwegere kurusha imyambaro twambaye, kandi utwagure mu buryo bw'umwuka, udukoresha iby'ubutwari, kandi twambare imbaraga, tukuvugire, tuvuge ibyawe. Byombi bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dushimye Imana ko yabanye natwe muri aka kanya. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi biteho, ni ukuri buri wese uko ayifuza ayibone. Imana ibiyereke kandi ikomeze ibazigame, ibongere iminsi yo kurama, kandi ikomeze ibagure mu buryo bw'umwuka, ibakoresha iby'ubutwari, ariko buri wese uko akeneye Imana ayibone. Imana iduhane umugisha. Bye, naho ubutaha.